turabaramukije nk'ubwoko bw'Imana buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana. N'ubundi nk'uko bisanzwe ni Anastase Sibomana, tukaba turi kumwe na mugenzi wanjye yego Papa Shami. Ndumva wakwibwira abadukurikiye. Murakoze badukurikiye kuri IRERA TV1. Nk'ibisanzwe amazina Tuyisenge Michael, Yego, bakunze kwita Papa Shami. Yego, urakoze cyane. Nishimiye kubana namwe kandi nishimiye ko mwatwakiriye ku IRERA TV1. Yego, turabashimiye. Urakoze cyane. Turarika namwe mudukurikiye, ndetse wowe ukimara gufungura kino kiganiro wararika na mugenzi wawe hafi yawe cyangwa n'inshuti yawe cyangwa umuturanyi wawe, mugasangira ubutumwa bwiza mugiye kumvira kuri kino kiganiro kuri channel ya IRERA TV1. N'ubundi nk'uko twabibabwiye turi ubwoko bw'Imana. Yego, kandi buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese idushakaho, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazaragwa cyangwa bahazahabwa ingororano mu bwami bwa Data mu gihugu cyo mu ijuru. Yego, nk'ubwoko bw'Imana, n'ubundi ubwoko bw'Imana tuboneka ku isi yose. yego, Yego, ubwoko bw'Imana tuboneka ku isi yose. Ubwoko bw'Imana buri mu Rwanda gusa, ntabwo buri muri Kongo gusa. Yego, ahantu hose, ahantu hose ku isi. Yego, ubwoko bw'Imana n'ubundi turi ku isi yose kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Yego, ariko mbere ubwoko bw'Imana cyangwa bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. yego, Ariko kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, ubu mu mahanga yose nta mupaka ubwoko bw'Imana tubonekayo. Rero murakoze. N'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko ndetse inzira y'ukuri ijya mu ijuru cyangwa ijya mu bwami bw'Imana. K'uyu munsi ikiganiro twateguye cyangwa icyo tugiye kwigira hamwe, nawe dukurikiye uri hirya no hino, ndetse nkurarikira yuko kino kiganiro wagitangira akaba nibwo urabasha gusobanukirwa no kumva neza nyirizina intego yacyo, cyangwa gusobanukirwa icyo twateganije kuganiraho. Papa Shami, wenda nagiye kure, twakwerura yuko n'ubundi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ku cyagira umuntu ukuba umwana w'Imana. yego, cyangwa ku cyagira umuntu kuba ubwoko bw'Imana. yego, Sibyo? yego, Wenda tubonye yuko mu mahanga yose hari ubwoko bw'Imana ku bwa Yesu Kristo. yego, Mu gihe cyatambutse Yesu Kristo ataraza, bwabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ari bari Abisiraheli, nibwo bwari ubwoko bw'Imana gusa. Tugiye kurebera hamwe rero ku iki kintu kugihesha abantu kuba ubwoko bw'Imana. Sibyo? Mbese kuvuka ubwa kabiri byo ni iki? Tugiye kubirebera n'ubundi muri iki kiganiro. Ese ni gute wakizwa cyangwa wakumva ukijijwe, cyangwa igihesha umuntu gukizwa ni iki? Ikindi, ni gute waba uwarokowe? Ni gute waba uwarokowe, cyangwa twakwita uwarokoze, cyangwa umurokore, wakwitwa umurokore? Yego, Yego, ibyo byose bigiye kugaragarira muri iki kiganiro. Ikindi, ni gute waba nyine ubwoko bw'Imana, waba bene Imana cyangwa waba uw'Imana nyirizina? Yego, dukomeze. Ni gute noneho waba uwera? Byose urahita tubibona muri iki kiganiro. Wowe dukurikiye, ni gute waba uwera, cyangwa ni gute waba umutagatifu? Ni gute waba umutagatifu kugira ngo ube uri yego umwe mu bo Imana yishimira. Yego, yego. Ikindi tukaza kureberamo, ni gute waba umuragwa w'ubwami bw'Imana? Waba umuragwa w'ubwami bw'Imana, cyangwa ushaka uzabona ingororano y'abana b'Imana ya nyuma y'ubu buzima turimo. Yego, ya nyuma y'ubu buzima turimo. Ikindi, ni gute waba umutambyi? Wakuba umutambyi. Ikindi, ni gute waba uwizera? Umwizera ukaba witwa umwizera cyangwa uwizera. Ubundi turabisangamo, turaza gusangamo n'uburyo ni gute wafata icyo Kristo yagufatiye. Ni gute wafata icyo Kristo yagufatiye?
Pawulo iryo jambo niwe warivuze. Yego. Ngo ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. None ni gute uzafata icyo Kristo yagufatiye? Yego. Bitekerezeho nawe duteze yego, kuko nubundi biraje tubibone muri kino kiganiro. Niyo mpamvu turi hano, ntabwo turi hano ku bwacu gusa, tuhari ku bwawe n'abandi ndetse n'abandi wowe urahababereye, kugira ngo nawe bamenyeshe ukuri wamenyeshejwe n'Imana yacu data wa twese. Niba wamenye ukuri, yego, ntabwo ari ngombwa ko ukwihererana, yego, ugomba kukumenyesha n'abandi. Yego, urakoze cyane kw'iyo nyunganizi. Ikindi, ni gute waba umuntu wo gusenga mu buryo bwumvirwa? Ni gute wasenga ngo wumvirwe? Yego. Ni iki cyakorwa kugira ngo gusenga wumvirwe? Ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Turaza kukubwira uko wasenga kugira ngo usubizwe. Yego. Kugira ngo uze gusenga bize kumvirwa, uraba ubaye uwuhe? Yego. Usenge isengesho rihuye no gushaka kw'Imana. Yes. Yego. Ikindi turaza kureberamo kugira ngo bicyaremwe gishya byagenda gute, byaca mu buhe buryo. Ariko nawe udukurikiye n'ubundi kwibi turimo kwibazaho cyangwa turimo kubaza, wanyura muri komenti ugatanga nawe ibisobanuro cyane igisubizo urimo kumva ufite, cyangwa nawe ikibazo wakumva ufiteho ukakibaza, nta kibazo. Ikindi, ni gute waba urusengero rw'Imana? Kuko ijambo ry'Imana tubona rivuga ngo muri insengero z'umwuka w'Imana uri muri mwe. Yego. Ni gute rero uraba urusengero rw'Imana cyangwa uraba urusengero rw'umwuka w'Imana uri muri wowe? Baraza kutubwira ati ese insengero ko ziri aho ziri, ati ubu mwashaka kutugira insengero. Yego. Ariko niba warasomye ijambo cyangwa warakomeje kudukurikira mu biganiro twakoze mbere, uraza gusobanukirwa neza ko wowe ubwawe uri urusengero. Ahubwo wakora iki kugira ngo ube urusengero rw'Imana? Yego. Ikindi turarebaho ngo ni gute uraza kuba umeze nyine nk'uko ijambo rivuga ngo ibya kera bikaba bishize. Yego. Ibya kera bikaba bishize, none ukaba wabaye icyaremwe gishya. Ubaye icyaremwe gishya. Yego. Ibya kera bikaba bishize. Ni gute biraza genda gute kugira ngo ibya mbere bibe bishize? Utangiranye n'ibishya. Kubera ko ntabwo wabyuka mu gitondo niba ubyutse saa moya uvuga ati ambo ibyo nakoze mu myaka 20 birarangiye, ubu ntangiranye n'ibishya. Yego. Hari icyo bisaba. Hari icyo bisaba. Icyo ngicyo noneho ni iki? Nicyo uri bumenye muri iki kiganiro. Ariko nawe ufite icyo watwunganiraho wakitumenyesha nta kibazo. Yego. Ikindi, ni gute watunga gukiranuka kw'Imana, cyangwa ni gute wakiranuka Imana ishaka? Yego. Ukaba umukiranutsi. Yego. Yego. Mbese hari icyo wakora? Mbese hari icyo ujya ukora kugira ngo Imana ikubone nk'umukiranutsi? Yego. Aho ngaho muradufasha. Muze kutubwira, ariko natwe turabasubiza, wowe rangiza ikiganiro. Yego. Yego. Ahandi turaza kubona ni gute wayoborwa n'umwuka w'Imana? Ni ryari uzayoborwa n'umwuka w'Imana nyirizina? Ugushaka ko umuntu kukabura kuri wowe, ahubwo umwuka w'Imana akaba ari gukora. Bishatse kuvuga iki? Icyo Imana ishaka ko ari cyo kiba, akaba ari cyo uri buze gukora. Icyo gihe ni iki kizabitera bigatuma bigenda gutyo. Ikindi, ni gute waba umwigisha cyangwa umwigishwa wa Kristo Yesu? Yego. Ni iki cyakugira kuba umwigishwa wa Yesu Kristo? Icyo ngicyo wakitumenyesha, ariko ibyo nabyo biri muri kino kiganiro. Utaraharenga, ese abantu badukurikiye bazi neza ko nabo babasha kuba bigisha? Yego. Yego. Nawe waba iki umwigisha wa Kristo? Yego. Yego. Ikindi, ni gute waba intumwa y'Imana, cyangwa niki kirakugira kuba intumwa y'Imana? Nkuko tubona batubanjirije babaye intumwa, none ni gute ryari umuntu agera ku kigero cyo kuba yabaye intumwa y'Imana? Ibyo n'ubundi turabisanga muri kino kiganiro, kandi nawe waduhaho komenti icyo ubivugaho cyangwa igisobanuro nyirizina cyabo. Ikindi, nicyo Papa Shami waruvuzeho, niki cyatuma uba umwigisha w'ukuri? Ikindi, niki cyakugira kuba uwera cyangwa umutagatifu? Cyangwa niki noneho nyirizina cyaguhesha urwandiko rwakwinjiza mu bwami bw'Imana?
iki cyaguhesha urwandiko rwakwinjiza mu bwami bw'Imana. Ibyo nabyo turaza kubireba muri kino kiganiro. Yego. Ikindi ni gute watunga cyangwa wagira ikiruhuko muri wowe? Ikiruhuko muri wowe. Ni gute watunga ikiruhuko muri wowe? Yego. Ikindi ni gute wabona ikimenyetso cy'Imana kikaba kuri wowe? Ni gute ikimenyetso cy'Imana kiraza kuba kuri wowe? Niki kirabiguhesha? Niki kirakugeza ku icyo kimenyetso Imana itanga? Turabibona n'ubundi muri kino kiganiro. Yego. Papa Shami, ikindi wenda twaza kurebaho ni nk'ikihe wadufasha? Turaza kureba. Yego. Mbese umuntu twese ko twumva ko Kristo yaje ku isi kubera abantu bari ku isi cyane mu isi bose. Wakora iki kugira ngo ube umwe muri bo mu bo yaje kugira kureba kuri iyi si? Muri misiyo zazanye Yesu Kristo kuri iyi si ni abantu bose, ahubwo wowe udukurikiye uramenya neza icyo wakora n'icyo usabwa kugira ngo ube uwa Kristo. Yego. Cyangwa ikindi abantu baza kumenya ni ibibazo abantu bakomeza bibaza muri iyi minsi. Bibaza bati se mbese umuntu abyarwa ubwa kabiri gute? Icyo ni icyambere bakavuga ati se ntabandi ntabirya bya Nikodemo. Ese umuntu yabangana nanjye akongera akavuka ubwa kabiri? Uramenya icyo wakora kugira ngo uvuke ubwa kabiri. Yego. Mbese abantu bose bavutse ubwa kabiri? Yego. Udusubize uko byumva. Igitekerezo cyawe ni ingenzi. Yego. Ibindi nanone twaza kureberamo ni gute warokoka urupfu rw'iteka ryose? Ni gute wacika cyangwa ni gute kujya kwa Satani byaba kure yawe? Cyangwa ni gute uraza kuba noneho umuragwa w'ijuru? Nibyo n'uri twari twabivuzeho hejuru. Ikindi ese aya mahoro Yesu Kristo yavuze asigiye abantu bo mu isi, ese wakora iki kugira ngo ujye ugenda wumva muri wowe uyafite? Aya mahoro Yesu Kristo yavuze ati mbasigiye amahoro. Wowe wakora iki kugira ngo uyabone? Ntujye ugenda mu muhanda uvuga ati ndamutse mpfuye aka kanya byaba birangiye. Yego. Wakora iki kugira ngo ujye ugendana aya mahoro wumva utuje muri wowe? Murakoze. Ikindi nanone twaza kurebaho ni gute wabona ubugingo buhoraho, icyo turimo kubona cy'ubwami bw'Imana. Mbese ni gute uragira kwihana? Sibyo? Cyangwa igikorwa cyo kwihana kikaba muri wowe bikagaragara yuko ubaye umuragwa w'ijuru cyangwa wababariwe. Ariho hariya Petero na bagenzi be bagiye kubwiriza mu mahanga, abantu bakihana ari ibihumbi 3. None wowe niki wakora kugira ngo nawe ube ku rutonde rw'abihana? Yego. Ikindi nanone niki cyakumenyesha yuko watuye by'ukuri cyangwa kwatura nyakuri nukuhe gutuma bigaragara yuko ibya kera byibagiranye hajeho ubwo kwemerwa ibishyashya? Ikindi umuntu yabyarwa ate n'Imana? Ko tujya twumva ngo Imana ni data. Yego. Ese uba Imana iba data wacu byagenze ute? Wabyarwa ute n'Imana? Cyangwa ni gute ubundi Imana igiye kuba papa wanjye? Kandi mfite Theogene wambyaye. Ikindi turaza kureba kwezwa. Ni gute wakwezwa? Abantu bavuga ngo twiyeze tugire gute? Ni gute noneho wakwezwa wowe ubwawe? Kwezwa Imana ikakubara yuko wejeje, Imana ikagikureba ikabona uri intungane nka kurya yarebye Yobu ikamutangira n'ubuhamya. Yego. Icyo nicyo n'ubundi biri mu byo tugiye kurebera muri kino kiganiro. Ikindi ni gute uzaraganwa na Kristo?
ni ubuhe buryo cyangwa n'iki wakora ukazaraganwa na Kristo, cyangwa mu gihe agiye kugira ibyo ahembwa nawe ukazahembwa, ukazahemberwa hamwe nawe. Yego nibyo tugiye kureba muri kino kiganiro kugira ngo Papa Shami uzwi ku izina rya Mishael. Ndumva twakwifashisha ijambo ry'Imana. Nawe dukurikiye warambura Bibiliya cyangwa waba ufite application muri phone yawe, application ya Bibiliya, tugasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice bitatu. Duhere ku murongo wa mbere. Yego. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice bitatu. Duhere ku murongo wa mbere. Ndumva ariho haho twahera, wasoma nta kibazo. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo avuga ngo ibya Nikodemo. Ariko uyu munsi ntabwo ari ibya Nikodemo tugiye kuvugaho. Tugiye kureba ibya Mishael, ibya Anastase. Yego, kuko ibi tugiye gusoma ni iby'ingenzi kuri twebwe kugira ngo tubimenye. Kuko aya magambo ni ingenzi cyane, kuko niho hari urufunguzo rw'ibyo tumaze kuvugaho byose. Yego, wowe uyatega amatwi. Yego. Umurongo wa mbere muri Yohana ibice bitatu bere ku murongo wa mbere haranditse ngo hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro, aramubwira ati mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretswe Imana iri kumwe nawe. Keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Urakoze cyane aho Papa Shami, niyo twaba dusubikiye hano tukaza gusubukura. Hano ubonye ko Nikodemo yagiranye ikiganiro na Yesu. Nikodemo yamusanze ari nijoro. Hari na nijoro Bibiliya irabivuga. Yego. Kuba yamusanze nijoro hari icyo byari bivuze. Nuko atari yo ntego ubu turiho ngo tugereyo n'ubundi tubisobanure nyirizina. Bo bajye batugenda badukurikira buri kiganiro dushizeho bazasobanukirwa. Aha ngaha Nikodemo yasanze Yesu nijoro, naho turabikibemereye. Naho ibisobanuro byazaboneka byimbitse. Turasanga Nikodemo yarabwiye Yesu Kristo amutaka ngo tuzi ko urenze, sibyo? Nawakora ibimenyetso nk'ibyo ujya ukora, sibyo? Mbese urasanzwe. Ntabwo usanzwe, kubera ko byagorana kubona umuntu ufata ibuye akarihindura umugati. Byagorana kubona umuntu wazuye uwapfuye. Byagorana kubona umuntu wagiye mu bukwe Kana agahaza abantu bose. Byagorana kubona umuntu wahagije abantu 5,000 kandi bakoresheje iki? Amafi 2 n'imigati 3. Biragoye. Ariko aha ngaha Yesu Kristo ntabwo ibyo yitaye ku byo arimo kumuvugaho. Ahubwo Yesu yahise azaramubwira ati amubwira icy'ingenzi. Kuko buriya nawe mu kubaho kwawe dukurikiye ujye ureba ikintu cy'ingenzi kiruta ibindi byose. Yesu Kristo nubwo bamushimagije kuriya yabyitayeho, ahubwo yaravuze ati uyu muntu hari icy'ingenzi akeneye cyangwa akwiriye kubona. Bishatse kuvuga iki? Yesu yahise amubwira ati, Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Icy'ingenzi Yesu Kristo agaragaje aha ngaha yerekanye yuko igikwiye ari ukubanza kumenya ikiguhesha kuzaba mu ijuru, cyangwa kumenya ikizaguhesha ubwami bw'Imana. Kuko ntabwo yari yitaye ngo uko bavuze ngo ni umusitari, ngo nuko bavuze ngo akora ibirenze, si icyo yarebagaho. Bishatse kuvuga iki? Nawe udukurikiye ni wakagombye kuvuga ngo ndareba kuza kureba ku butunzi, ndaza kureba ko nanditse izina, ndaza kureba iki. Ahubwo Yesu Kristo yahishuye yuko mbese icyaguhesha kubona ubwami bw'Imana, ubugingo buhoraho, uragifite cyangwa warakimenye uragitunga. Rero akimara kumubwira ngo nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Yaje kumubwira iki? Yaje kumubwira yuko kuvuka ubwa kabiri ari byo bizamuhesha kubona ubwami bw'Imana. Amena. Ahubwo turaza tugaruke. Turebe hepfo Nikodemo uko byagenze, ikiganiro uko cyakomeje.
Nikodemu aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yego. Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Icyo ni ikibazo yari afite kandi gikomeye cyane, kandi nawe wakibazaho cyangwa ukibazaho n'ibindi bibazo. Nikodemu aragira ati se nzasubira mu nda ya mama yongera mbyare kugira ngo byitwe uko mvutse ubwa kabiri bizameshe kuzaba mu bwami bw'Imana? Yego. Icyo ni ikibazo yari afite. Nawe uyu munsi ushobora kuba wumva bakubwira ngo mbese wabyawe ubwa kabiri, mbese wifuza kubyarwa ubwa kabiri, ukibaza ibi bintu ni ibiki, ese byashoboka gute? Bamwe na bamwe bagakora imihango bakayitirira kubyarwa ubwa kabiri kubera iki? Batabizi. Niho turaza dusanga bya bibazo twabazaga mbere cyangwa twarebagaho, turasanga iki uzaba ufite biriya bisubizo by'ibibazo twabajije. Yego. Azaba n'ubundi afite uyu murongo w'uko yabyawe ubwa kabiri cyangwa kuzajya mu bwami bw'Imana. Yego. Biriya bintu twavuze byose biri ku muntu uzagira gute? Uzabona ubwami bw'Imana, sibyo? Akandi dusanze ikiramuhesha kubona ubwami bw'Imana ari ukuvuka ubwa kabiri. Na biriya rero nabyo urasanga ibi biguhesha ari ukuvuka ubwa kabiri. Ahubwo turagira tuti kuvuka ubwa kabiri ni iki? Nikodemu niyo mpamvu nawe yabyibajijeho, bibaza Yesu Kristo. Ako turebe icyo Yesu Kristo yamusubije. Yamusubije iki? Umurongo wa gatanu. Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Urakoze cyane. Icyo ni igisubizo cya mbere Yesu yasobanuriye Nikodemu. Ati umuntu utabyawe n'amazi kandi ntanabyarwe n'umwuka uwo ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Ariko ahangaha cyangwa ngo kwinjira mu bwami bw'Imana. Yego. Ariko ahangaha umenye ko ubwa mbere Yesu Kristo yamubwiye ati nta ubasha kwinjira mu bwami bw'Imana atabyawe ubwa kabiri. None ahangaha kuri gatanu Yesu araje amusobanurira uko kubyarwa kubiri Yesu Kristo yaravuze. Yego. None uko kubiri, ukwa mbere ni ukubyarwa kw'amazi. Yego. Ukwa kabiri ni ukubyarwa n'umwuka. Ukwa mbere noneho ko ni Yesu yasabye ko Nikodemu yuko bagomba kubyarwa ubwa kabiri. Ukwa mbere ni ukuri, ariko kubyarwa hano n'amazi yaramusobanuriye. Yego. Katurebe ku murongo wa 6. Kubyarwa n'amazi yaravuze ni ukuri. Soma 6 turebe yonyine. Dusome 6. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Icyo gihe amusobanuriye iki noneho? Kwa kubyarwa n'umwuka, kubyarwa n'amazi cyangwa kubyarwa ubwa mbere. Tugendane neza aha hantu abantu benshi ntabwo tubumva kimwe. Yego. Ahangaha Yesu Kristo yamubwiye ati ni ukuri ndakubwiza ukuri yuko utabyawe n'amazi. None hano kuri 6 aramubwiye ati ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Nako ahantu rero haraza kwerekana yuko kubyarwa kwa mbere nk'uko abimubwiye ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ari umubiri, kandi arimo kumusobanurira kubyarwa n'amazi. Yego. Kwaba ari ukubyarwa bwa mbere cyangwa ari ukubyarwa n'umubiri. Aricyo bishatse kuvuga iki? Turebye muri Yesaya. Turebe Yesaya. Ndengereyo. Yesaya, katurebe Yesaya icyo habivuze ko kubyarwa n'amazi. Yesaya uko kubyarwa n'amazi abantu twitiranya ni ukuhe? Yego. Yesaya ibice 48. Icyo dusoma umurongo wa mbere niyo twasoma yonyine shobora yaduhaye n'igisubizo. Ntacyo twara. Katurebe. Haravuga ngo nimwumve ibimwanzu ya Yakobo mwe, abitiriwe izina rya Isiraheli, bagakomoka mu mazi ya Yuda. Nimwumve ibimwanzu ya Yakobo mwe, abitiriwe izina rya Isiraheli, bagakomoka mu mazi ya Yuda. Aba bantu niba bakomotse mu mazi ya Yuda. Aya mazi ya Yuda bakomotse, hari ikivu muzi cyitwa Yuda abantu bavuyemo cyangwa bavamo, cyangwa umugezi cyangwa imvura runaka yaba yaravuyemo abantu. Aha hantu rero harimo kwerekana yuko nimba abantu bakomoka ku muntu runaka nuko bayababyaye. Sibyo? Rero niba tubonye yuko bakomoka mu mazi ya Yuda, sibyo? Nuko ari we wababyaye. Ese turebe Bibiliya ntagatifu ikibivugaho. Buriya ushaka gusobanukirwa neza ijambo mu buryo bwuzuye wikoresha igitabo kimwe cyangwa ubwoko bumwe bw'igitabo. Niyo ukoresheje ibigiye bitandukanye ryo ubona ibisobanuro kurushaho. Turebe Bibiliya ntagatifu kibivugaho
Bibiliya ntagatifu n'ubundi dusome Yesaya ho hagaragaza yuko ari Izayi. Sibyo? Dusome ibice 48 n'ubundi. Yego. Ibice 48 muri Izayi haravuga iki? Haravuga ku murongo n'ubundi wa mbere kugira ngo turebe igisobanuro cyari ahantu icyo washatse kuvuga. Haravuga ngo nzu ya Yakobo nimutege amatwi ibingibi, mwebwe abitwa izina rya Isiraheli, mukaba mukomoka ku rubyaro rwa Yuda. Hano rero batabihamije. Bibiliya ntagatifu yo isobanura mu kinyarwanda cyiza. Bakaba barabyawe. Aberekanye yuko ukomoka mu mazi ya Yuda, bise byerekana yuko ari urubyaro rwa Yuda. Byumvikane ko kubyarwa n'amazi Yesu yabwiraga Nikodemu ni ukuvuka k'umubiri, kuvuka kw'agahinja, yuko wigora abantu cyane. Ibi ngibi niba Yesu Kristo yaravuze ati utabyawe n'amazi ntabwo abasha kubona, byumvikane neza umuntu utariho ntabwo yabona uko avuka ubwa kabiri. Byumvikane uku kuvuka kwa mbere Kristo